mumeze mute ndizera ko mumeze neza abo dukomeje kubana. Rero hari inkuru yakomejwe kugarukaho yaje kera ariko ejo nubwo yagarutse cyane yo kwa Platini na Olivia. Hari utuntu ducyane twagize ngo turebanire hamwe bimwe mu byaranze reka nk'amateka icyatumye Platini na Olivia bahura. Sawa kwibaza ubundi abantu bari basanzwe baziranye byagenze bite? Olivia we yarasanzwe ari muntu ki? Ahangaha tugiye kurebana mu tuntu dukeya twabonetse ku bigendanye cyane cyane n'amateka ya Olivia. Olivia yari umuntu ki? Yarasanzwe abayeho gute? Nibyo tugiye kwibandaho cyane. Olivia na Platini bahuye mu 2019 Covid igiye kuza ariko itaraza. Noneho Platini niwe wamubonye amubona yari yambariye umuntu mu bukwe. Hari ubukwe bwari bwabaye, umushuti wa Platini aramupostinga, arangije arambwira ati yewe wampaye ifoto nkirebera yuriya muntu. Akomeza kumupostinga, amafoto agenda mukurura birangira yatse nimero da, aravuga ati please nkorera umuti. Mu byo Platini we ubwo yivugiye yavuze ko ikintu cya mbere cyamukuriye kuri uwo muntu kugira ngo anamwaka ifoto yakuruwe n'ubwiza n'imiterere Olivia yari afite, akaba yarabibonye mu ifoto batari bahura. Byakomeje gukomeza kumukurura birangira bamuhaye nimero, arangije avugana na Olivia. Gusa Olivia abanza kujya yiraza i Nyanza ku buryo Olivia cyangwa Platini byamutwaye amezi 3 komeza mugendaho aba ari bwo yemererwa urukundo. Yamwemereye urukundo nyuma y'amezi 3 bamaze kubana. Mu kiganiro Platini yatanze yavuze ko we nta bintu byinshi yari afite, nta nubwo yashaka umuntu wo gukundana nawe igihe kinini. Akimara kumukunda, akimara kumubwira ibyo ko nawe amukunze, Yesu amubwira ati rero ntabwo nkunda gutera ivi. Olivia namubera imfura amubwira ko nawe atabikunda, ahita avuga ati rero kuva unyemereye nta n'ikindi, ubwo iyo niyo proposal twari dufite tugiye gutangiza igikorwa cy'ubukwe. Urumva mu busanzwe nta kindi kintu, ntabwo bakundanye igihe kinini. Barahuye bagira ibyo bumvikanaho. Platini amubwira ko adashaka gukundana ibintu bya kure bigenda bikururana, kuko we ashaka gukunda kugira ngo ashyire umuntu mu rugo cyangwa ashake umuntu w'umufasha mubera mama w'abana be. Birangira bahise bategura ubukwe. Muri uko gutegura ubukwe Olivia yarambwira ati rero uri umusitari, ntabwo nshaka ko ibintu bijya hanze bisakuza cyane. Niyo mpamvu ibintu byose byabo byabaye cyane mu ibanga, ubundi twe twabimenye cyane bagiye mu rukiko. Olivia yarambwira ati ntuzabishyire hanze, reka bizabe prive. Nuko byagenze barabana. Hashize n'igihe gitoya bahita bajya gusezerana mu imbere y'Imana. Izi saga rero zabaye hashize igihe kinini babanye, baranabyaye umwana wabo. Ubwo hari umutipe witwaga Olivia wabanje gukundana na Olivia mbere, mbese bakajya banahura mbere ya Platini. Noneho birangira nyuma makuru twabonye nyine ari kuvugwa ahantu hatandukanye, birangira nyuma abanye na Platini. Yewe n'uwo Olivia akaba yari ahari mu bintu by'ubukwe bwabo bari barimo. Olivia yari ahari. Uri kumva babana tuba twatumiye mu bukwe, hari igihe bamwe barabaje kureba uko bimeze, ese umugore wanjye bazamufata neza, ibintu nk'ibyo. Anyway, gusa bamutumiye nyine mu bukwe, yari ahari areba byose uko bimeze. Ariko Olivia yari yaramubwiye ati rero wanteye inda. Yamuhunga arabyanga, aravuga ngo nabyemera, ngo kuko yarazi Olivia yarasanzwe akina nyinshi, hari abandi basore nyine baziranye. Avuga ati ntago nakwizera ko uyu mwana ari uwanjye. Niyo mpamvu yavuze ati reka ntegereze ko umwana azavuka
aribwo nzabasho kuko mbere nta kindi, kuko Olivier umusore yaramwanze avuga ati reka. Olivier aramubwira ati rero byihorere, ngiye kuzashaka ukundi mbigenza. Nibwo yagiye kubona nyine, abona nyuma hasohotse ibintu by'ubukwe, barabanye, aza mu bukwe arabyakira nta kibazo. Noneho kugira ngo uyu Olivier atangire akeke ko cyangwa amenye ko umwana ari uwe, yohereje umuntu gusura uru rugo, iyi famiye ya Platini na Olivia. Ajya kuyisura avuga ati uzagenda undebere wo kabyara we, undebere n'uriya mwana wavutse se bimeze bite. Agezeyo arareba, arabasura, arataha. Akigerayo abahamagaye Olivier aravuga ati reka nkubwire, waribyaye, ibintu byose ni wowe, ushakira ahandi, umwana ni uwawe. Nibwo Olivier nyine nyuma yaje guhamagara Platini akajya yanga no kubyumva, yuko atishaka kunyicira urugo. Birangira amubwira ati nyamara wazaza tukareba. Bageze bafata umwanzuro ko Olivia najya ku kazi adahari, bazafata umwana bakajya kuri Rwanda Forensic bagapimisha bakareba. Baramutwara, baragenda. Bagezeyo inkuru twatohoje iravuga ko uyu Olivier yajyanye na Platini bajya gupimisha, aherekejwe n'abandi banyamakuru na parewe barajyanye. Bageze kwa muganga barapimisha, basanga umwana nta hantu na hamwe ahuriye na Platini, habe na gato. Uyu nguyu Olivier ahita yipimisha nawe, basanga umwana 100% n'uyu nguyu wa Olivier, umwana babonye papa we. Byaje kurangira, urumva babivuze, aramubwira ati rero mbabarire impamvu byagenze gutya, ntabwo nari nizeye Olivia, ntabwo nari nizeye ko uyu mwana nanjye ari uwanjye, niyo mpamvu nabyanze, kuko yari afite byinshi, yari afite henshi aca, ntabwo nari kubyizera. Gusa ubu ngubu nibwo nizeye ibi bintu. Platini imfura yacu yaranitahiye, ubuzima burakomeza, amezi angahe arashira, ariko icyaje kuba imbarutso y'ibi, buriya Platini ashobora kuba yari afite undi muteguro yakoze. Hari umuganga niwe waje guhamagara uyu Olivier, aramubwira ati rero nabonye umugabo wawe hano n'umwana, uzarebe. Avuga ati nshakira ikintu bari baje kurebaho. Birangira nyine abonye ko bari baje gupimisha umwana, basanga umwana nta nubwo ari uwabo, aricyo cyabaye imbarutso